nkuko twabonye ejo ndetse no mu minsi ishize dukomeza gusoma kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Luka yandikiye Teofilo amugaragariza uko Yesu yakomeje gukora no mu gihe yari yajyanywe mu ijuru. Hano tugeze abari Yerusalemu batangiye kwicwa, Stefano yamaze gupfa deja, batataniye hirya no hino, ariko mu mugambi w'Imana wo gukiza abantu barimo baratatana ariko bagenda bavuga ubutumwa ndetse banakiza n'abantu. Witwaga Filipo rero ageze i Samariya arabwiriza, barakizwa, barizera, ndetse intumwa zibimenye zohereza Petero na Yohana kujyayo kumusangayo. Bagerayo basengera abantu. Ibyo twabonye ejo, hazamo Simoni noneho we ashaka kubigura amafaranga, agifite selfish heart actually, atarakijijwe, acyumva yuko iby'Imana bigurwa kandi mu by'ukuri iby'Imana bibonerwa ku buntu. There is no payment. Sinakwikatagura umubiri ngo hanyuma bitera Imana imbabazi. Sinakwicisha inzara ngo hanyuma ngo kwiriza iminsi 40, 21, 7, 3 se, bigiye bifite n'imibare, ngo hanyuma bitera Imana agahinda ngo umwana wanjye arapfuye hanyuma intabare. Oya, Imana ibikora ku bw'ubuntu bwayo. Nubwo ntarwanyije rwose, ntakuyeho discipline ijambo ry'Imana ridusaba, harimo no kwiriza nyine, kuko nanjye ndanabikora, ndetse uko Imana ishoboje ngerageza kubikora. Ariko the mentality cyangwa se the motive behind our fasting so kugira ngo twimpressing Imana ngo hanyuma ibone ko dupfuye dushize itugirire impuhwe. Oya rwose, ibyo byaba ari Simoni cya twabonye ejo cyo gushaka kugura iby'Imana. Iby'Imana ntibigurwa, bitangirwa ubuntu, binyura mu kwizera gusa. Intumwa rero Petero na Yohana bamaze gufasha Philip, bigishije i Samariya, basengeye abantu, buzuye umwuka, barikomereza, barongera basubira i Yerusalemu. Kuri bo igihe ntibarumva yuko ari ngombwa ko bajya in other cities and nations, baracyashaka kuguma i Yerusalemu. And surprisingly, abatari bari called mu buryo bugaragara, abatari bahamagariwe kubwiriza, nibo barimo babikora noneho. Remember, ari Stefano bateye amabuye, ari uyu Filipo, bari in those deacons, babandi batoranyijwe kugira ngo baje gufasha kugabura ibyo kurya, kuko hari abapfakazi byavugwaga ko batakariragamo hagati. And now God is using them. Actually, tutaranatangira no gusoma, turahera ku murongo wa 26 uyu munsi, birakomeza kutwereka ngo Imana kubwiriza ijambo ry'Imana, of preaching the gospel, kuvuga Kristo, ntibisaba the apostle, the pastor, the pulpit and those people urumva bicara hariya muri ziriya ntebe z'imbere tubona. Everyone, buri muntu wese, and there are other verses bivuga buri muntu wese is called to preach the gospel. Yego, bamwe wenda bakaba bafitemo impano yo kwigisha ubutumwa, ariko buri muntu wese mu kazi arimo ahamagariwe. Niba Philip yarababwirije kandi yari yarahamagariwe kujya kugabura kugira ngo abapfakazi badacikanwa n'ibyo kurya, and he preached the gospel, yes, natwe rwose aho buri muntu ari, niyo primary responsibility Imana imuha yo kubwiriza Kristo on every single occasion. Umurongo wa 26 rero, intumwa zimaze kuzamuka zisubiye Yerusalemu, ngo bukeye, iyi bukeye ushobora kuvuga another day, the following day, cyangwa se nyine in those days, ariko nyuma yaho bamaze kugenda, ngo marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, bigaragara ko Filipo yari akiri i Samariya mu by'ukuri. Marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugane ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Ubwabyo nyine ino nzira arimo kubwirwa kunyuramo strange, inzira imanuka ikagenda ikanyura mu butayu, ni ahantu hadatuwe, strange. Ariko Filipo arumvira. Irindi somo rikomeye, Filipo arabyumvira. Umurongo wa 27, arahaguruka aragenda.
ubwabyo obedience to God should be straight, no lots of questioning. Urumva benshi nyine twigira abahanga cyane tugashaka gukomeza kubaza ibibazo byinshi, but for this field we amaze kuba fully convinced kandi by'Imana nyine you don't doubt rwose yes sir, arahaguruka aragenda. Hanyuma ubwo agiye rero ngo nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandaki. Kandaki was a region muri Ethiopia nyine. Hanyuma ngo umugabekazi Kandaki yari uwo mugabekazi, sorry, Kandaki yari umugabekazi w'abanyetiyopiya. Uyu mutware umunyetiyopiya w'inkone yari umutware w'umunyabyuma, I mean was a chief, yari umuntu ukomeye w'umuyobozi muri no kingdom yayoborwaga n'uyu mugabekazi wo muri Ethiopia. Noneho ngo yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Uriya mutware nyine ngo yasubiragayo yicaye mu igare asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yari yaravuye Ethiopia i Yerusalemu to worship, hanyuma ari mu nzira ataha ari mu igare. Bigaragara ko yari umukire nyine kugendera in chariots. Not everyone did that, ntabwo buri muntu wese. Ariko tunareba ikindi irindi somo rya gatatu dukuramo hano, the perfect timing of God. Ntabwo yes, sometimes kubwiriza bituruka kuri planning, twateguye twakoze iki and so on, bikagendera kuri experience, bikagendera kuri naka yabikoze gutya, reading books ko abandi babigenje. But here turimo turabona marayika abwiye Filipo ngo zamuka, kandi in the exact time uyu munyetiyopiya w'inkone yari arimo ava kuramya cyangwa se to worship, gusenga, avuye Yerusalemu. Noneho ngo umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Ibaze nk'uyu munsi ukabona convoy y'imodoka and umwuka akakubwira ngo bariya abantu bahagaze hariya b'abasirikare bakomeye, maybe let's say generals, mutaziranye mudakoze iki, ngo genda umusange mu modoka ye mujyane. What? Umwuka nawe ushobora kuvuga ngo arashukana, ariko ntashukana, ahubwo aba ari the perfect timing y'Imana, kandi kizabikwereka nyine nta mahana bibamo. Filipo arongera akomeza arumvira, ubu n'ubwa kabiri yumviye. Actually hano story si n'uyu munyetiyopiya sindi, ahubwo ni Filipo ubwe, kuko niwe ukomeza kugaruka. Verse 30 ngo Filipo ariruka, ubwo birumvikana yegera igare, ngo yumva wa munyetiyopiya asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Arangije Filipo ngo aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Bano bantu bari very special, kuko every occasion babonaga bayikoreshaga mu gushakisha uburyo bavuga Kristo, nta kindi, ntabwo urumva ni strange thing. Umuntu uri aho usanzwe hano mu nzira, nta wundi muntu uhari, abonye igare riraje, urumva ni ry'umuntu ukomeye. Ndimo ndashaka gutekereza yuko uyu mutwara atari wenyine, yari afite abandi bantu ari kumwe nabo bamugaragiye bamurinze, maybe ntabwo niyo yaba ari wenyine. It's scaring, but the guy aramwegereye. Do you understand what you're reading? Ntabwo tubizi niba yari azi ibyo arimo gusoma, ariko kuba yari arimo gusoma ubwabyo aramubaza turabyumva. Bigaragara ngo icyo yari gusanga asoma icyo ari cyo cyose yashoboraga kubibyazamo amahirwe yo kumubwira Kristo. Dore amahirwe ngaya rero. 31 undi ati nabibasha nte ntabonye ubisobanurira. It's very funny. The guy yari arimo gukomeza gusoma, ariko n'ibyo asoma atabyumva, ariko arakomeza arasoma. Funny but teaching. Abantu bamwe bajya basoma Bibiliya bakayireka kuyisoma ngo ntibumve ibyo ivuga. Hari n'ibitabo rwose ubona yego bishobora kuba bigoranye. When you read Leviticus, usoma Abalewi, ukabona atangira gusoma amasekuruza, ukumva biragoye, ndetse akahita bireka kubisoma burundu, ubwo Bibiliya akayireka. Ariko uyu we yarasomaga ntabyumve, ariko agakomeza agasoma, kuko ikitwereka yuko atabyumvaga nuko we yarabyivugiye ati nabibasha ntabonye usobanurira. Arangije ngo yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Bigaragara ko Filipo yari arimo yirukanka agenda iruhande rw'igare ari hasi. Akamubaza ati ibyo ngibyo usoma urabyumva? Undi ati simbyumva, nabyumva nte? Wakuri ukaza ukansobanurira. Ntabwo tubizi niba
iyi nkone yari izi ko Filipo yashobora kubisobanura kuko ntiyari yakanamweretse, ntiyari yakamenye, barimo baraganira cyangwa se wenda muri iyo conversation arabimwereka ibyo asoma, arangije aramwinginga ati noneho uri rubisobanurire. Amasomo abiri kuri kano kantu. Irya mbere, ntitukarekere gusoma, niyo twaba tutabyumva, let's keep reading by God's grace and prayerfully, tuzabyumva. It's better to read than not to read, no mu gihe tutarimo kubisobanukirwa. Somo rya kabiri, niba tunabizi, let's take an opportunity yo gushaka gusobanurira abatabyumva. Yes, bituryohere, bitubera umunezero gufasha abatabyumva kugira ngo babyumve mu gihe twebwe twabyumvishe, kubera yuko nyine ijambo ry'Imana ari ryo ritugira abantu bashyitsi bo gukora umurimo mwiza w'Imana. So amwinginze rero, definitely Filipo yaruriye. Dore hano baratubwira rero ibyo iyo nkone yari irimo gusoma kuri 32, ngo ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, so yarimo no gusoma ibyanditswe ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Yicisha ngo ubwo yicishaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho, umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi. Ibi ngibi yasomaga byari muri Yesaya 53, Isaiah 53, ni igice kirekire ariko kirimo aya magambo. Bigaragara ko uyu muntu yaravuye kuramya Imana agenda yisomera Yesaya atayumva. Nibyo twakomeje kubona ko the whole Bible yuzuyemo Kristo gusa, iyo rwose ni n'ubuhanuzi buri direct bwavugaga Kristo. So uyu mugabo rero byaramucangaga akibaza, ese ibi byavugaga ni Yesaya wivugaga ubwe cyangwa yavugaga uwundi? And remember, kino gihe Yesu yari yaraje ndetse yarasubiye mu ijuru. So noneho ngo iyo nkone ibaza Filipo iti, ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Wow, what a question. Rwose mu gihe tutafite ibyo tutumva, it's okay to ask. It's okay to ask. Noneho 35 ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, ibice cyo muri Yesaya 53, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Wow, this was a great opportunity. Arundi ari nje nshobora guhita amubwira ibyo gusa, oya, Yesaya yavugaga kuri Kristo arekera, ariko undi yarakomeje amubwira ubutumwa bwiza bwa Kristo, the whole process of salvation. Noneho arimo kubimubwira, bigaragara ko iyi nkone yanezerewe igakizwa. Dore ngibi ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza gukizwa n'iki? 37 ngo Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Hanyuma ngo iyo nkone itegeka ko bahagarika igare. Wow, twari turimo twibaza niba yari yonyine cyangwa yari ifite abayitwaye. Biragaragara ko bari bayitwaye, yari ifite n'aba escorts and so on. Ngo baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Dusubiye haruguru gato kuri 37, actually gukizwa, it was a precondition of kubatizwa. Nari ndimo gusoma nsanga ko some manuscripts nago zifite ino verse 37, ariko baje kuyongeramo kugira ngo bagaragaze that precondition yo gukizwa. Kwa amaje ati, kwamaza ari ngaya, mu yandi magambo, ko wambwiye Kristo kandi mu mutima we yari yizeye, waretse nk'abatizwa. Ko Filipo we ati, rero kubatizwa my friend birasaba ikintu kimwe, birasaba kubanza kwizera. Saba kubanza kwizera rwose, ukizera Yesu Kristo, ukizera biriya byose nakubwiye. Si ukubyumva gusa, ukeneye no kubanza kubyizera. Undi ati rwose nabyizeye, nizeye ko Kristo ari umwana w'Imana, ngo mu yandi magambo yampfiriye, yambambiwe, and yari yizeye. Uyu mutipe uyu w'Umunyetiyopiya ntitubona aho yatura. Maybe yaratuye amagambo, jewe nizeye ibi n'ibyandi nyine basubirishaho umuntu ukizwa.
cyangwa se wenda ntiyanayatuye, ariko igikomeye yarizeye, nicyo turimo tubona aha ngaha. Kandi uko kwizera yizeye gutuma ashobora no kubatizwa. Actually bitwereka gukizwa n'iki? Gukizwa no kwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, kandi kumwizera ko ari umwana w'Imana bivuze no kwizera ukemera ko yabaye umuntu, ukemera ko yacunguye umuntu, ibyo byose ukabyizera. And confession no kubivuga, it's another thing. Ubwo byabivuze ngo umuntu ari wenyine mu nzu nta bandi bantu bahari, agasoma Bibiliya akayumva cyangwa agakurikira kuri radio cyangwa ahandi akabyumva akabyizera, ntiyabakijijwe kugeza igihe azagira imbere y'abantu 100 agapfukama agasubiramo amagambo bamusubirishamo. Oya rwose, hano biratugaragarira yuko kwizera gusa ubwabyo bihagije plus 0, nta kindi cyongeweho. So icyakurikiye rero nuko bamubatije, hanyuma ngo bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona. Mission complete. Misiyo irarangiye ya Filipo hano rwose, byari kugira ngo akize ino nkone ikizwe. Yari irimo kuramya ikava Ethiopia ikajya Yerusalemu, urabona asomye bavuga ngo ni hafi mayiro 500, ushobora kuba ari ibirometero bigera hafi nko kuri 700. N'urugendo rurerure cyane, ushobora kuva Nyagatare ukagera Rusizi ukongera ukagaruka Nyagatare, rwose n'urugendo rurerure cyane, ariko ikagenda ikajya kuramya Imana itanabizi, itazi kirimo kuramya. Uyu munsi ushobora kuba ari abantu benshi in the church bitwa ko baramya Imana, bitwa ko they worship God, banavunika cyane bakagenda izo ngendo, amen, kuri uriya byari urugendo. Uyu munsi bagashobora kuba bavunika bakora n'ibindi, and they are not yet saved, they don't understand ibyo barimo, nkuko ino nkone itari bisobanukiwe. So bakeneye rero ba Filipo bumvira Imana ngo babasobanurire ibyo barimo ibyo ari byo, cyangwa se icyo gukizwa ari cyo. Wenda bamwe muri bo bakizwa, and therefore our mission aho turi hose dukorera ni ukugira ngo dusobanure Kristo neza, tuvuge ubutumwa bwiza bwa Kristo, wenda hagira ukizwa. This is a challenge to me and to everyone. Wasoma runo rwandiko cyangwa wakumva ibi turimo tuvuga, ko aho buri muntu ari, akazi yaba arimo akariko kose, the primary assignment, umukoro wa mbere buri muntu wakijijwe afite ni ukuvuga, ni ugusobanura neza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Wenda mu babwumva harimo abashobora kuba basanzwe banabisoma ariko batabyumva, bakizwa. Uzi gusanga umuntu hari ikintu yajya gasoma atagisobanukiwe, ukamufasha kugisobanukirwa, umunezero ahita agira, aba ari umunezero ukomeye cyane, kuko aba yakiriye nyine that saving grace muri we. Ikibigaragaza no kuri iyi nkone nyine, Filipo umwuka muzamu yagiye itongeye kumubona, ntiyababaye. Nkone ntabwo yababaye bivuge ngo bagiye se, wenda nari kumujyana muri Ethiopia tukikora fete and so on. Ntiyababaye, ahubwo ukuntu birivuga ngo nuko ikomeza yanezerewe, irikomeza urugendo inezerewe, kuko icyo yari yabonye cyari gikomeye cyane kuruta gukomeza kubona Filipo. Uyu munsi hari abantu benshi tunezezwa no kubona some other people imbere yacu. So I mention names, ndashaka kubona unezezwa nuko ari naka uje. Who is going to preach today? Ninde uzigisha next week? Oh my God, ninde uri kuri carte postale yo y'igiterane runaka? Nkanezezwa nuko ari uzabuhari, ndetse nkanajyayo kuko ari uzabuhari. But for this guy, we umunezero we wari ushingiye ku cyo yakiriye, kugakiza, kuri gospel, ubutumwa bwiza yakiriye. And kuba yabwakiriye, mu by'ukuri kuba yasobanukiwe iriya mirongo gusa yasomaga bakamusobanurira Kristo ntibyari bihagije, yari agifite ibindi bice byinshi byo gusoma nabyo ngo wenda abe yasobanukirwa. But he had a great joy that nta nubwo yigeze ababara ko wa wundi wamwatuje, wamubatije, wamugani, wamubwirije yagiye. Natwe bitwereka ngo ntitutinde ku bantu. Yes, abantu barahari batwigishe, ni inshingano Imana ibashoboze, ariko mu gihe turimo twiga, let us not focus our eyes and put our eyes on people, but
nitwakira gospel nyayo niwo munezero koko tuzagira ukomeye. Umuntu ubonera umunezero mu wundi muntu, uwo muntu ntabwo aba yakakira ubutumwa bwiza, kuko aba akeneye kwakira Kristo ari wo munezero uhoraho. So Filipo rero murongo wa 40 noneho turimo tugana gusoza, ngo Filipo abonekera muri Azoto, possibly n'akandi gace, ngo agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. So Philip never stopped. Nawe urimo gusoma ndeba hariho abavuga ngo ino nkone tutamenye izina ryayo, ngo nayo yaragiye igeze muri iwabo muri Ethiopia no muri ibyo bihugu. Ethiopia cyari most of the North African part, uretse Egypt, ngo nawe yaragiye abo mu missionnaire komeza kuvuga ijambo ry'Imana iwabo no kuba mu missionary muri ibyo bihugu byabo. So now we are seeing, as we come to close, turimo turabona ubutumwa bwiza bw'Imana rero bwavuye Yerusalemu, ntabwo bwahavuye ngo bwashizeyo, ahubwo it's extending. Hano turi ni Samaria, ariko nibwo ari Samaria bunakomeje bujya muri Ethiopia. Twibuke ko Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, mu bagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samaria no kugera ku mpera y'isi. So it's now extending to the ends of the world, kuko bigiye no muri Ethiopia. So the promise of God byanze bikunze iraba, kandi ubutumwa bwiza bw'Imana byanze bikunze buravugwa. It's preached, and our role is to preach the gospel and support and pray for those who are preaching the gospel, cyane cyane bajyana ubutumwa to the unreached nations, ariko naho turi natwe tugakomeza kuba the good ambassadors. So Imana idushoboze kandi ikomeze kuduha gushira amanga kugira ngo tuvuge Kristo on every single occasion and opportunity we get. Amen, amen, amen.